nababwiye ngo ni amabanga arindwi naje kubamenera mwebwe abifuza kuzagira igitekerezo cyo kwihangira imirimo cyangwa kuba ba rwiyemezamirimo mu nzego zitandukanye, mu bucuruzi, mu buhinzi, mu bworozi, mu mirimo ya leta, mu bushabitsi, mu bukorikori, mu myuga no mu bindi. Izi ngingo cyangwa se amabanga karindwi nuyishingikiriza, ndakubwira neza kuko utazigera na rimwe na rimwe ugubwa nabi mu bikorwa byawe uzaba wakuye mu mitekerereze ukajya kubishyira ku mugaragaro cyangwa se muri rubanda. Reka tubasuhuze bakunze bagubwa neza TV, twizere neza ko aho muri hose ari amahoro. Mu kiganiro rero mwabibonye, tugiye kubagezaho amabanga arindwi ashobora gutuma igitekerezo cyawe kigera ku ntego cyangwa se bizinesi yawe wihitiyemo igera ku ntego cyangwa se yesi imihigo, aho kugira ngo uhore mu bihombo. Reka rero mbanze nkubaze, ese mu by'ukuri ushaka gutangiza bizinesi? Ntutangire ushaka gutangira bizinesi itsinda? Niba rero ushaka gutangiza bizinesi itsinda, itegereze amabanga arindwi ushobora kugenderaho muri iki kiganiro kugira ngo bizinesi yawe mu by'ukuri ibashe kugwa ku ntego. Muri iki kiganiro turabagezaho ibintu bitandukanye. Ndabanza nkubaze, se wigeze ugira igitekerezo cyiza cy'ubucuruzi ariko ukibaza niba byakunda ku isoko? Cyangwa se ushaka gutangiza bizinesi ariko ukaba utazi aho watangirira? Muri iki kiganiro tugiye kureba ibibazo by'ingenzi buri rwiyemezamirimo agomba kwibaza mbere yo gutangiza umushinga. Ibi bibazo rero mu by'ukuri twabikusanyirijwe mu gitabo cy'abahanga mu kwihangira imirimo, kandi kikabafasha guhindura ibitekerezo byabo bikagwa ku ntego. Rero guhindura igitekerezo gisanzwe kikaba ubucuruzi bushobora gutanga inyungu. Burya ibintu byose bihera mu gutekereza. Komeza rero kureba kugeza ku musozo kugira ngo umenye amabanga ashobora kugufasha kubaka bizinesi ikomeye kandi irambye. Niba rero mu by'ukuri ukunda ibiganiro byerekeranye no kwihangira imirimo ndetse no guhanga udushya, ntiwibagirwe kwiyandikisha, aribyo twita mu rurimi rw'amahanga ngo ni subscribe, cyangwa se no gukora like, kugira ngo ikiganiro uko gisohotse kijyanye no kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze kikugereho kimeze neza. Nakubwiye ko rero ikiganiro twakise amabanga arindwi atuma bizinesi yawe mu by'ukuri yesi imihigo cyangwa se bizinesi yawe igera ku ntego cyangwa se bizinesi yawe itsinda. Ni ayahe mabanga arindwi? Buriya abantu iyo mubona bakora bizinesi, hari n'ababikora batabizi, ariko njyewe reka mbamenere amabanga. Wowe turi kumwe muri iki kiganiro, reka nkumenere inzira cyangwa se ngucire inzira kugira ngo mu by'ukuri ntuziyime, kandi byose twarabihawe cyangwa se gubwa neza yarabiguteguriye. Rero tubahereza ikaze, uyu munsi tugiye kuganira ku buryo umuntu ashobora gutegura no guteza imbere igitekerezo cy'ubucuruzi nk'uko nabibabwiye, akoresheje ibibazo by'ingenzi. Hari ibibazo by'ingenzi bigomba gutuma igitekerezo cyawe mu by'ukuri kigufasha kugwa ku ntego cyangwa se kigufasha guhinduka ibikorwa, ukaba rwiyemezamirimo ndetse wabyiyemeje. Rwiyemezamirimo wabyiyemeje, atari wa wundi gusa wo ku izina. Ujya hari ba rwiyemezamirimo usanga ari abo ku izina gusa. Rero ibanga rya mbere mu by'ukuri mu kwihangira imirimo cyangwa se mu kuba rwiyemezamirimo no mu guhanga udushya, igicuruzwa cyangwa se serivisi yawe ugomba kwibaza igomba kuba imeze gute. Ubucuruzi bwawe cyangwa se ibikorwa byawe ushaka gushoramo imbaraga n'ibitekerezo bigomba kuzaba bimeze biti. Mbere ya byose rero ugomba kwibaza ati ni ibihe bikoresho mbere buriya yo kwinjira mu bintu byose. Reka maze nkubwire ngo ahangaha iyo umaze kwibaza buriya igitekerezo, buriya kuba rwiyemezamirimo bihera mu bitekerezo, hasigaye ugatangira kwibaza ibibazo ngiye kuguhereza. Ku ngingo ya mbere, ikintu cya mbere wibaza ugomba kuvuga ngo ndifuza gukora ibikorwa bimeze biti. Ni ubuhinzi, ni ubucuruzi, ni ubworozi, ni imirimo ya leta, ni imirimo y'ubushabitsi, ni imirimo y'ubworozi.
urifuza gukora imirimo imeze gute? Icyo ni cyo kibazo cya mbere kigomba, ntabwo bigomba kugutungura, ugomba gukora ikintu wabanje kwibaza ngo mbese ndashaka gukora igikorwa kimeze gite. Rero iyo umaze kwibaza ati ni ibihe ni iki, iyo umaze gufatisha igikorwa, ngiye gukora resitora, ngiye gukora hoteli, ngiye gukora bara, ngiye gukora iduka, ngiye gukora butike, igitekerezo ikibindi kibazo gihita kiza muri wowe kugira ngo ndagutondekera inzira zo kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa byose ukora urebe niba izi nzira zose uzicamo, kuko hari igihe umuntu akora ibintu bikanga kubera rimwe na rimwe kugenda asimbagurika amayira, kandi yakagombye guca mu nzira ikwiriye igikorwa cyiwe kikazagera ku ntego. Burya nta mwana uvukira amezi atatu, umwana wese biba step by step, hari intambwe zigenda zikurikirana kugira ngo umwana azavuke ari umwana wuzuye. Uriba iyo umaze kumenya rero igikorwa ugomba gukora, umaze kukibaza uribaza ati ni ibihe bikoresho ibikoresho fatizo bizakoreshwa. Ntabwo ureba byose, ahubwo ureba ibikoresho nyamwamba. Niba uri umucuruzi w'umushabitsi ugomba kureba mbese umunzani ndawufite, imifuka ndayifite, inkweto z'urugendo ndazifite. Ibyo bintu byose ukabanza ukareba ibikoresho bizakenerwa. Ese igicuruzwa kizaba gihendutse cyangwa gihenze? Ugomba kureba urashaka gucuruza ku rwego rw'ibintu bihenze, ibintu ushaka gushoramo imbaraga, ibitekerezo, amafaranga, umwanya. Ese ni ibintu bihenze cyangwa se ni ibintu bizaba bihendutse bigura make? Ese mu by'ukuri kizagaragara nk'icyo ku rwego rwo hejuru cyangwa gisanzwe? Buriya iyo ugiye gukora bizinesi ugomba kubanza kumenya nivo ushaka gushyira kuri bizinesi yawe. Uko ushaka ko bizinesi yawe imera niyo nivo bizinesi yawe iba igomba kugenderaho. Iyi ngingo ya mbere rero, cyangwa se iri banga rya mbere ryo kubanza kumenya icyo ushaka gukora, gikubiyemo utu tundi tugingo cyangwa se izi ntambwe eshatu. Iyo umaze kumenya icyo ugomba gukora utera intambwe. Ingingo ya mbere ni ukubanza kumenya icyo ugomba gukora ugatera intambwe. Ingingo ya kabiri rero nabwo ko ni amabanga 7 ariko akubiye mu bibazo nyamwamba byo kugira ngo mu by'ukuri ubashe gukora ubucuruzi bugera ku ntego, cyangwa se ubashe ibitekerezo byawe ubikure mu ntekerezo gusa, ahubwo bijye kubyara umusaruro. Buriya hari umuntu ugira ibitekerezo bigapfa ubusa, ntabwo ibitekerezo bigomba gupfa ubusa rero. Kandi aya mabanga 7 atuma igitekerezo kibyara bizinesi ndi kuyabagezaho. Ingingo ya kabiri rero, igiciro uzahitamo ni ikihe? Ugomba kumenya ngo ahantu ngiye gukorera ibyo ngiye gukora, twabonye se nzacuruza ibihendutse, nzacuruza ibihenze, hasigaye ukagena n'igiciro. Ni ngombwa rero kumenya mu kugena ibiciro, buriya nabwo hari icyo ugomba kumenya. Uzagurisha ku giciro gito cyangwa se ku giciro cyo hagati cyangwa se ku giciro cyo hejuru? Mbega ni iyihe serivisi uzatanga? Uzatanga uzatanga VIP serivisi ku giciro cyo hejuru? Uzatanga hagati na hagati? Uzatanga ku giciro cyo hasi cya rubanda rwose, cyangwa se rubanda rugufi gusa? Cyangwa bundi yari hagati na hagati? Nibyo biba byiza, kuko ari uworoheje n'uwa wundi witwa VIP, aho icyo giciro bose bagihuriraho. Ariko uribaza ngo ko maze kubona ibyo nzakoresha, none nzacuruza gute? Nzacuruza ku giciro cyo hejuru, nzacuruza ku cyo hagati, nzacuruza ku cyo hasi? Icyo ngicyo, igiciro ni ikintu cya ngombwa kugira ngo umenye inyungu ugomba guharanira. Iyi rero igiciro kigomba kujyana n'ubushobozi bw'abakiriya ugamije. Buriya mu bucuruzi, reka mbabwire amabanga hari. Ugomba kubanza ugakora etide, ukabanza ugakora research, ukabanza ugakora ubushakashatsi bw'aho ugiye gukorera, ukibaza ngo mbese iyi bizinesi yanjye ni bande bazajya bayigana, ni bande nzayisangiza, ni bande bazashorera, ni bande nanjye nzashoramo. Ahasigaye wamara gukora research, wamara gukora ubushakashatsi bw'aho ugiye gukorera bizinesi yawe cyangwa se ibikorwa byawe bibyara inyungu, bikakubyarira inyungu kandi bikanabyarira inyungu abahabwa serivisi. Igiciro rero ni icyangombwa cyane, ariko igiciro kigendera n'aho bizinesi igiye gukorerwa. Ibanga rya gatatu rero ni ukubanza ukibaza ngo abakiriya banjye ni bande? Ubwo kuko ntabwo wakora bizinesi niyo mpamvu twavuze ngo hagomba kubanza kubaho ubushakashatsi.
ukamenya abantu ngiye gushoramo bizinesi, njyana ngiye gukorera bizinesi bakunda iki, bifuza iki, barabura iki, ngiye kubamarira iki, abakiriya bawe ni bande. Uba ugomba kwibaza ati rero ni abagabo cyangwa ni abagore. Ugomba kwibaza ngo ni abagore cyangwa abagabo cyangwa abagore, ni urubyiruko, abana cyangwa abantu bose, ni imiryango, ibigo cyangwa amashyirahamwe. Ibi ni ibibazo ugomba, ariko ngewe nguhitiramo nkawe hano kuri Gubwa Neza, guhitamo kwibaza iki kibazo kivuga ngo abantu bose. Bizinesi buriya itsinda akenshi ni bizinesi yitabirwa n'abantu bose, naho bizinesi yitabirwa n'abagabo gusa cyangwa ikitabirwa n'abagore gusa, yego abana yego ariko ubundi bizinesi yose bakagombye kuyikura no ku ruhande, hakaba hari ikintu gituma abantu bose iyo bizinesi bayibonamo. Ugomba kumenya rero abakiriya. Iyo umaze kumenya abakiriya rero bifasha gutanga igicuruzwa gikemura ikibazo cyabo. Buriya abakiriya ni abantu baza bafite icyo bifuza, kugira ngo umenyerere icyo bakeneye ni uko uba waramaze gukora bwa bushakashatsi, noneho abakiriya ukabagezaho ibyo bifuza baburaga cyangwa se bajyaga gushakira kure, wowe ukabegerereza mbega. Ubundi rwiyemezamirimo mwiza yegerereza abakiriya ibyo bifuza, kandi wenda rimwe na rimwe baburaga cyangwa se bakajya kubishakira kure. Ibanga rya kane rero ni ukwibaza ngo ese ushobora gukora umubare uhagije w'ibicuruzwa. Ni ukumenya ngo aho hantu ngiye gukorera bizinesi nzaba mfite ubushobozi bwo guhaza abakiriya banjye. Iyo bizinesi, iyo mirimo ngiye gukora, ubwo bucuruzi ngiye gukora, nzabasha kurangura cyangwa se guproduza, kurangura cyangwa se production, umusaruro nzaba mfite ndi gushora mu bantu cyangwa ndi gucuruza uzaba uhagije ku buryo abantu bose banyurwa, ku buryo abantu bose mu by'ukuri bumva neza bahawe serivisi bifuzaga, ibyo bashakiraga kure byabegereye. Iyo ugiye rero kuba rwiyemezamirimo cyangwa iyo ushaka igitekerezo kugikura mu bitekerezo kikajya mu murimo, uribaza ngo aha hantu maze gutunganya neza, ahantu maze kwiga, hagiye kuva mu magambo mpaze cyangwa se nigarurire abanyegereye mbahereze ibyo bifuza byose. Kuko aha niba abantu benshi bakunze igicuruzwa cyawe, uzashobora kubaha ibyo bakeneye. Icyo ni cyo kibazo ugomba kubanza kwibaza. Igicuruzwa cyawe, niba bizinesi yawe ikunzwe n'abantu, urabona uzashobora gukemura ibibazo byabo, ukabahaza mu byo bakeneye. Ese ufite ubushobozi bwo kongera ibicuruzwa byawe cyangwa se umusaruro wawe? Ibi birinda rero gutakaza abakiriya kubera kubura ibicuruzwa. Reka mbabwire bene data, nababwiye ngo ni amabanga 7 naje kubamenera mwebwe abifuza kuzagira igitekerezo cyo kwihangira imirimo cyangwa kuba ba rwiyemezamirimo mu nzego zitandukanye, mu bucuruzi, mu buhinzi, mu bworozi, mu mirimo ya leta, mu bushabitsi, mu bukorikori, mu myuga no mu bindi. Izi ngingo cyangwa se amabanga 7 n'uyishingikiriza, ndakubwira neza kuko utazigera na rimwe na rimwe ugubwa nabi mu bikorwa byawe uzaba wakuye mu mitekerereze ukajya kubishyira ku mugaragaro cyangwa se muri rubanda. Ingingo ya 5 rero, hari ibindi ushobora kongeraho. Ugomba kwibaza ati hari ibindi bizinesi yanjye nitangira, hari ibindi ngomba kongeraho. Ugomba gutekereza rero kuri ibi bintu: ibikoresho byunganira igicuruzwa, serivisi z'inyongera, cyangwa se ibindi byatuma umukiriya yongera kugura. Ugomba buriya iyo uri gutanga, iyo uri gucuruza, ugomba kugenda ushyiraho udushya umunsi uwo ari wo wose, ukaba umuntu mbega uri creative, ukaba ufite innovation cyangwa se innovation, ukaba mbega ufite udushya, uzi guhanga udushya ku buryo buri mukiriya wese uje atakurambirwa cyangwa se atarambirwa ibyo mu by'ukuri agenerwa, ahubwo agahora yumva ari umukiriya w'imena muri bizinesi. Ibi rero byongera inyungu z'ubucuruzi. Niba ushaka kuba ubucuruzi bwawe rero buzamuka, inyungu ikiyongera, ni uko muri wowe ugomba guhora uhanga udushya, ni uko muri wowe ugomba kuba ufite ibintu mbega ibishya, udushya twa buri munsi. Ingingo ya 6 rero, ntabwo neza ko ni amabanga 7 cyangwa se ingingo 7 buriya zigomba gutuma igitekerezo kibyara ubucuruzi cyangwa se igitekerezo kikabyara ibikorwa bikabyara inyungu.
inyungu yawe igomba kuba ingana ite? Kuko ugomba kwirinda kureba ku nyungu yawe gusa ngo ubangamire abaza bakugana. Iyo uri umucuruzi nyawe, umucuruzi ushaka kuba wabyiyemeje, ushaka kubikora mu buryo buhoraho, ugomba kuba uri umucuruzi uvuga ati inyungu yanjye ni iyi, abakiriya banjye nkabanezeza bagafuraha bakagubwa neza. Rero ushaka kunguka angahe? Ugomba kumenya amafaranga ushaka kunguka atari umurengera, ahubwo agufasha gutuma wagura ibikorwa byawe, abaza bakugana bakarushaho kugubwa neza, bakarushaho kumera neza. Niyo mpamvu hano kuri Gubwa Neza tuzagumya twigisha abantu gutera intambwe bakazamuka, bakava mu bubata bw'ubukene, bagatera intambwe bakabaho neza. Rero ni angahe ugomba kubona kugira ngo ubucuruzi bukomeze kubaho? Inyungu igomba kuberaho, atari iyo kwifurahisha no kwinezeza, ahubwo inyungu umuntu agomba kuyigira kugira ngo arusheho kwagura ubucuruzi bwe hirya no hino n'ahataragera ibikorwa byiwe, kugira ngo bihagere abantu bose mu by'ukuri ubegerereze ibyo bakeneye, ahasigaye nabo bakwiyumvemo nawe ubiyumvemo. Ibi rero bifasha mu by'ukuri gutegura amafaranga yinjira n'asohoka. Iyo umuntu ashaka kugira ngo ataya cyangwa adashayisha ibyo akora, agomba mu by'ukuri kumenya kubaza urugero rw'inyungu akeneye, kandi iyo nyungu ikaba ibereyeho, kugira ngo mu by'ukuri imufashe kunoza neza cyangwa se kwagura ibikorwa bye by'ubucuruzi hirya no hino, abakiriya biwe bajye bamwibonamo batabanje gukora urugendo rurerure, cyangwa se ngo bagire icyo babura muri ibyo bikorwa byawe uba wihangiye. Ibanga rya karindwi rero, umubare karindwi buriya ni umubare w'igitangaza. Ibanga rya karindwi ni ukuvuga ngo ahantu ubucuruzi buzaba buherereye ni hehe. Ugomba kumenya ni ku muhanda, ni ahantu hafuta, harari ahantu hihishe, ese hazamenyekana gute? Ugomba nanone gukora ubushakashatsi ukavuga ngo ubucuruzi bwanjye, kuko buriya ibikorwa byose umuntu agiye gukora bigomba kuba bikenewe n'aho abitwaye. Ntabwo ugomba kujya gucuruza ibintu abantu badakeneye, ntabwo ugomba kujyana ibitekerezo byawe mu bantu badakeneye. Ugomba kumenya ibintu abantu bakeneye, cyangwa se bifuzaga ariko batabonaga, cyangwa se babonaga ariko bidahagije, cyangwa se babibonaga bihagije ariko bakabibona nabi. Mbega ukagenda uvuga ngo ngiye gukorera hehe? Niba ari serivisi rero, cyangwa se iduka cyangwa uruganda cyangwa ibara cyangwa resitora cyangwa papeteri cyangwa alimantasiyo, icyo waba uri gukora cyose ugomba kureba ngo ngiye kugikorera abakiriya banjye. Mu by'ukuri ahantu ugiye gukorera abakiriya babasha kuhagera. Hari uburyo bworoshye bw'uko abakiriya babasha kongeraho. Kuko ese kuri interineti, iyo mvuze ibikorwa byanjye kuri interineti, hari abantu bashobora kubyumva. Ahantu rero ni ahangombwa cyane, imitegurire y'ahantu, ibyo bituma ubucuruzi bwawe burushaho gutera imbere. Rero ahantu heza hashobora kongera umubare w'abakiriya. Imitegure, ukuntu utunganya ahantu ushaka gukorera, ikintu cya mbere cyongera umubare w'abakiriya ni uburyo ushaka gushyiraho, uburyo ushaka gutunganya ahantu abakiriya bawe bagomba gukorera. Uko ugenda wongera ubwiza bw'ibyo ukora n'aho ukorera, niko birushaho kongera abakiriya. Rero nk'uko nabibabwiye bakunzi ba Gubwa Neza TV, nababwiye neza kuko hari amabanga arindwi umuntu agomba mu by'ukuri kwifashisha kugira ngo igitekerezo gihinduke bizinesi. Ayo mabanga arindwi rero akaba akubiye mu bibazo nabanyuriyemo. Ngiye gusoza mbabwira, ibanga rya mbere ni ukwibaza ngo mbese igicuruzwa cyanjye cyangwa se serivisi yanjye nshaka gukora ni iyihe, izakorwa gute? Izakorwa ute? Iryo ni ibanga rya mbere, kubanza kumenya icyo ushaka gukora. Ntabwo ibanga rya mbere ari ukubanza kumenya amafaranga ufite uko angana, ahubwo ni ukubanza kumenya icyo wowe wumva ushaka gukora. Ko burya ikintu umaze kumenya ko uzi kugikora, ugifitiyeho ubunararibonye, ugifitiyeho ubumenyi, wagikozeho ubushakashatsi, ukumva ari ikintu kabisa ufitemo ubunararibonye,
uravuga ati iki ngiki uko byagenda kose, ibanga rya mbere nujya gukora ibintu bya bizinesi, banza urebe ikintu ufitemo uburambe mu burambe. Impamvu mubona bamwe bazikora bakageraho bagakwama, rimwe na rimwe abantu bishora mu bintu badafitemo uburambe mu gukora. Ibanga rya kabiri ni ukumenya gushyiraho igiciro kizorohereza abakiriya bawe kuza bakugana. Ibanga rya gatatu ni ukubanza kumenya abakiriya bawe bakugana ari bande. Nakugira inama rero yo kwigarurira abakiriya hafi ya bose, ugakora bizinesi mu by'ukuri ishobora kuganwa cyangwa se gusanganirwa n'abakiriya bose basa n'abayituranye, cyangwa se abantu bose bo mu nzego, mu ngero zitandukanye, cyangwa se navuga abantu mbega mu nzego barimo zitandukanye, zaba iz'ubukungu n'ubushobozi n'ubumenyi, ku buryo baza bakugana ukabasha gukemura ikibazo cyabo. Ikindi rero uba ugomba gushobora, iyi rero ibanga rya kane, navuze ati uba ugomba gushobora gukora umubare uhagije w'ibicuruzwa, ibicuruzwa byawe bikaba bihagije ku buryo abantu bataza ngo barumarume cyangwa se barumange, ahubwo buri mukiriya wese bitewe n'ibyo wamamaje cyangwa se wateguje abantu gucuruza bagasanga birahari. Ikindi rero ni uguhora ushaka ukuntu ukora udushya, abantu ibintu bihora bituma bahora banezererewe bizinesi yawe, ku buryo mu by'ukuri bayishoramo amafaranga bakakungura, ariko nawe ukungura ibyo baje bagushakaho. Rero ibanga rya gatandatu ni ukumenya inyungu itari iy'umurengera, kandi iyo nyungu ntibeho kugira ngo winezeze gusa, ahubwo ikaba ari inyungu igufasha kurusha kunoza neza ibicuruzwa, cyangwa se kunoza neza umurimo wawe wiyemeje gushora muri rubanda. Ingingo ya karindwi rero, cyangwa se ibanga rya karindwi, ni ukumenya neza aho ucururiza, uko ukwiye kufafata, kuko ubwiza bw'aho ucururiza n'ibyo ucuruza mu by'ukuri nibyo byongera umubare w'abakiriya, kandi bikarushaho umuntu azamuka mu ntera. Rero mu by'ukuri ibi bibazo ni ingenzi cyane, cyangwa se aya mabanga ko ari arindwi ni ingenzi cyane ku muntu wese ushaka gutangiza ubucuruzi, cyangwa se ushaka guhimba udushya. Niba rero ushoboye mu by'ukuri kubasha gusubiza neza biriya bibazo, ndagira ngo nkubwire ngo uba ufite amahirwe menshi yo gutsinda, ndetse ufite amahirwe menshi yo kwagura bizinesi yawe. Rero bakunzi bagubwa neza, niba wakunze iki kiganiro kikaba wumva hari icyo ukuyemo, kanda like, ukande subscribe, kandi mu by'ukuri usangiza abandi nabo bifuza gutangiza imishinga yabo. Kandi niba hari icyo udasobanutse, sigaho komantere yawe, igitekerezo cyawe mu by'ukuri ni ingirakamaro, ko gituma turushaho gucukumbura bimwe mu bituma turushaho kubaho mu buzima bwiza. Mbibutse kuko iki kiganiro mugitegurirwa n'urubuga Gubwa Neza TV, tukaba rero twagiteguye twifashishije igitabo cy'ubushakashatsi bwa rwiyemezamirimo bagiye batangirira ku bitekerezo byabo, bakesa imihigo, bakaza kuba ba miliyoneri. Nawe rero byakubera. Cawu cawu, naho utaha. Ibiganiro byacu ni Gubwa Neza na mwarimu Gubwa Neza ubibagezaho. Ndabakunda rero, ntimukabure guhora muza gutanga ibitekerezo, cyangwa muza ngo mwivomere hano uburyo bwo kubaho neza.